umuntu asanze muryamye ntago wabihakana kuko yadusanze mu buriri direct nyine ntago wabimwumvisha ngo abyemere. Murasaba imbabazi n'ubundi uramutse wemeye ko ikosa wakoze ukarisabira imbabazi hari icyo byabitwaye. Kandi naramusabye imbabazi warasabye n'ubu cyazisaba. None se wowe nimba wemera ko mwaryamanye n'uriya mukobwa uri kumusaba imbabazi ngo bigende bite? The Unity TV. Together we can change the world. Abakunzi ba Ndasaba TV na Unity TV tubahaye ikaze murere mu mpande zose z'isi. Turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora. Nkubwira ngo ukeneye ibyo kurya by'ubwoko bwose wagana John Step. Murabona niho turira ahantu heza cyane, ndetse nkubwira ngo hari n'ikawa nziza cyane n'ibyo kunywa by'ubwoko bwose. Nkubwira ngo ni Kimihurura hano hafi yo mu gasoko ko mu Rugando uzahaze. Uzi neza kuzanshimira service zaho ni nta makemwa. Harasa neza. Harasa neza cyane rwose. Harasa neza ikindi none nabonye bafite document ari amakomande ya you snacks tumeze neza cyane. Abakobwa beza. Hasa neza haryoshye ameze neza cyane. By the way. Twakira umutumirwa rero uyu mutumirwa ni nk'amahirwe twagize niko navuga. Babonye inkuru y'umukobwa mwiza ukiri muto witwa Beni. Uyu munsi rero nivuga Beni benshi barahita bibaza se noneho uno muntu uri hano ku gasaro na Unity ni iki ninde, ndetse tugiye kugana byinshi bitandukanye. Hari byinshi babize gusobanukirwa bibazaga. Tuhaye kaze mu post tutagiye tubwira amazina yawe. Kwizera Sonex. Sonex bivuze iki? Na abbreviation nagiye mpuza n'umuti. Numva kwizera ni izina ry'ababyeyi, Sonex ni izina ryanjye. Turashaka wiswe n'ababyeyi. Nitwa Kwizera Pierre. Kwizera Pierre. Okay. Kwizera Pierre. Yego. Okay. Ko witonze cyane kandi uyu munsi ugiye guhatwa ibibazo byinshi aho ngaho biraza kuba amahire. Njye ndatuje n'ubundi mu buzima busanzwe umuntu wituje. Umuntu wituje. Umuntu utuje mu buzima busanzwe. Biragenda nta kibazo. Okay, ni byiza cyane. Nimba umwaka utangiye neza turacyari mu kwa mbere turi mu kwa kabiri. Twageze mu kwa kabiri already. Turi ku matariki ageze kuri 5 6 gutyo. Itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri. Uko kwezi kuzagira 28. Banga bose ku kwezi ntago bagukunda habe na gatoya. Abantu bazahimba bakoze. Bahembera iminsi mike. Ikibazo gatwikomereza. Pierre, umukobwa witwa Beni uramuzi? Twihuse kugira ngo tugere ku ngingo nyamukuru y'ikiganiro. Ndamuzi cyane. Imana ishimwe ko noneho tutagiye gutuburira abantu. Ari n'ubaza ngo uramuzi wagahita kubwira uti ntabwo muzi. Kandi n'uburenganzira bw'umuntu. Hanyuma Pierre, mu minsi yashize ndakeka haraciyeho amasaha agera kuri 18 dukoze ikiganiro n'umukobwa witwa Beni. Aho wampamagaye ukambwira uti ibyinshi biri muri iki kiganiro harimo ibinyoma. Nanjye ndashaka kuzagira ukuri kwanjye ntanga, ndetse ndanabigushimiye cyane. Hari umuntu wavugaho biriya bintu agahita yumva yuko acitse intege akavuga kujya kwitangazamakuru no kwiteza abantu mbese akagira ubwoba, ariko yaranyibwiye uti ngenda ndashaka no kuvuga version yanjye. Ari nayo mpamvu yicaye hano. Nabonye na benshi muri comment barabyifuje. Ese wavuze ko ibyo yavuze byinshi ari ibinyoma, ntabwo mwakundanaga mbere ya byose? Niyo mpamvu nanjye naguhamagaye nyine ngira ngo nguhe version yanjye kuko hari ibyo nabonye yagiye atangaza. Ndaguhamagara ngusaba ko nanjye naza kuvuga kuri kwanjye kuko ibyinshi yarabeshye pe. Byinshi yarabeshye. Umukobwa nyine twarakundanye, twari tumaranye presque imyaka 3. Imyaka 3 dupanga n'ubukwe. Ariko umuntu abafite mu kwa gatatu. Igihe cyari cyageze n'ubundi turi mu kwa kabiri, kwa gatatu nibwo twari dufite n'ubukwe. Yarabitubwiye. Gusa hari akabazo kajemo
hari umusista nimba bavukana ko yambwiraga ko ari twin wiwe urumva icyo nicyo kibazo cyajemo kugira ngo ibyo mwabonye byose yavuze zirasaga zose zatewe n'uriya musista nyine we yanzaniye ariko wikwikuraho ikibazo ngo wenda uvuge ngo ikibazo cyatewe n'uriya musista kugira ngo abizemo kugira ngo abagereho kugira ngo mumenyane kugira ngo mugereho niho izo saga ziba nk'izo yatubwiye byavuye kuki kuko urumva umusista we ntabwo ari we ikibazo ni wowe na Beni mwari mufitanye gahunda kuri umusista we nta gahunda yarafitanye namwe ahubwo wisanze gute muri icyo kintu n'umuntu mudafitanye gahunda kandi hari Beni mugiye kubana mwari mufitanye gahunda habura ukwezi turatekereza ko ikibazo kuri uyu munsi n'abantu baza kutubwira muri comment ntago ari uriya mukobwa ahubwo ikibazo ugifite ni wowe na fiancé wawe kuko ni nabo bari bagiye kubana kandi uri yarigaramiye hanyuma tubwire ese ni ikihe kibazo yateje hagati yanyu none uriya mukobwa wundi apana Benita we tumenyana ntabwo nari muzi gusa uko twakomeje kugenda tubana amushyira akajya amuzana no mu rugo ambwira ati ni twin sister wiwe mufata nyine nk'umuvandimwe wiwe urabizi ko ibintu byo gutegura ubukwe biba bigoye nabonye uwo mukobwa ndavuga ati uyu nguyu nawe kubera ko nabonaga n'ibintu byo ubukwe bwacu nawe asa nk'uri kubidufashamo bishyiramo imbaraga ndavuga ati uyu nguyu azadufasha atangiye noneho kujya aza akansanga ngiye mu rugo aho mba akaba uretse gato yasoze ari ikintu abura ataza gusimbuka akantu gato uretse abanza asoze mbabwire nyine uko bimeze ni nama brata twagutumiye reka tureke kuguca no mu ijambo sister atangira kujya amuma hari nk'utuntu namutumye mu mujyi nkabona umusista niwe uri kutuzana umusista nkabona ariko nkabona harimo ukuntu anyegera nyine anyereka ko ibintu byacu abyishimiye azadushyigikira nyuma nibwo haje kuvuka ikibazo araza amusanga hariya hanyuma uratubwiye ngo uwo mukobwa niwe wabizanaga nk'inshuti ye cyangwa se nk'umuvandimwe cyane ko yatubwiye ati ngewe yari na twin wanjye niwe nakundaga kumutumaho sibyo tukibaza ese icyo gihe yamutumaga atabikubwiye ibyo aribyo byose yamutumaga amwizeye nk'inshuti ariko nawe akwizeye nk'abantu bagiye kubana kuko azi neza ko utamuhemukira cyangwa se uriya mutwini wamuhemukira urumva yamutumaga nk'inshuti cyangwa umuvandimwe kubera ko nanjye nari narabonye ko bafitanye relationship iri hafi nari nishyizemo ko wenda ari murumuna we cyangwa ari mukuru we oya uretse gatoya wamukubwira erega hari ikintu utumvishe ari nacyo nashatse kumubaza mbere yuko uvuga ngo umukobwa ngo yagiye kumwohereza mu rugo yamwohereje mu rugo just for no reason ntabwo mwikize muhura ngo mumenyane ngo agwa mu presente agwisano ye umenye ngo uyu muntu ayohereza mu rugo ni kanaka ni umuntu umeze gutya byibuze umenye nuko umufata yamwoherezaga nk'inshuti ariko yambwiye ko bafitanye n'isano ko yambwira ngo ni twin nanjye nishyiramo ko ari twin wenyine gusa nyine n'inshuro twagiye dusohoka kenshi babaga bari kumwe nkabona ko ari nk'umuvandimwe kabisa banabanaga rimwe na rimwe mu rugo ababyeyi babizi mbese ari nk'abavandimwe n'ubundi sometime bakambwira ngo uyu munsi dusohokera nkasanga bari kumwe namuhamagara duhurira bakazana nishyiramo ko ari umuvandimwe we ariko wabyishyizemo ariko atabikubwiye njye ndashaka ube wagira ibintu clear sibyo we ibyo yakubwiye yakubwiye uti ni inshuti yanjye ariko ni nk'impanga yanjye sibyo ariko nigize akubwira uti ni umuvandimwe same blood ni amaraso yanjye kwa papa na mama yego we ibyo by'amaraso yo kwa papa na mama byo ntiyabimbwiye gusa yarambwira ngo ni twin inshuti ye nyine yego hanyuma rero biza kugenda bite kugira ngo rero bigera aho byageze ndetse n'uyu munsi ubukwe buri kwezi bize kurangira birangiye we na fiancé wawe ubukwe muburetse havuga uti ngiye ntago no kumubabarira nta nubwo nshaka kumva icyo kintu urumva nyine kwa kundi twagiye tumenyana mara kwishyiramo ko ari umuvandimwe we akajya aza mu rugo amutumye akazana utuntu wenda anzaniye amuhaye ngo anzanire umunsi umwe finale nibwo yaje asanga ndyamye ndi mu cyumba
kame nk'umusore wambaye boxer na kesuye. Hanyuma tugahita twibaza oya wiseka serious matter sibyo yagiye kuza amahirwe nuko ari mugenzi wanje ndakubaza byinshi nguko nanjye babinkorera nanjye nkabyiyumvamo ariko nta ruhande na rumwe ndibogamiremo sibyo twicyo twakishimira nuko rwose mwanasubirana n'icyo mpamvu sibyo se umukobwa arifashe ujya kubona ubona araje mu cyumba cyawe mutavuganye nta kintu mwapanze nta no kumubwira ngo uzaze unsure ujya kubona ubona pa araje aho wari uri agusanze mu cyumba we nukuvuga ngo hari muri weekend yego yarabitubwiye ko byari kwa gatandatu narutse nago nagiye mu kazi niryamiye ngiye kubona mbona direct umukobwa araje winjiye tutavuganye ndamubwira bite kuri hano hanyuma se yafunguriwe nandi muri weekend se wa buryamye ifunze oya ndavuga ku gipangu kadogo ko nawe yaguhoraga mubona azana na wa musheri wanjye yaravuze tubwo nta kibazo hano ni mu rugo arisanga direct ahita nsanga mu cyumba ahubwo ikintu cyantunguye ni ukuntu hadaciye iminota 20 direct nawe yahise atugwa hejuru ariko pie reka ntubaze ikibazo kandi nsubise turi abantu b'abagabo sibyo tube open ntago umuntu mushaka kujya gufata gahunda yo kujya kuryamana n'umuntu ari ubwa mbere muhuye ari ubwa mbere mubivuzeho sibyo tube open kandi twe kubeshya nahanga sibyo urumva yaraje umunsi wa mbere akwituraho aca kuri kadogo aramwemera arinjira buri ufite kadogo ameze nk'inuze ahita iza gusanga mu cyumba kurinda naho asanga wambaye ubusa nta gahunda mwigize mugirana wowe ba open utuganize uduhe story nyayo kuko ibyo uri kuduhisha umukobwa yarabivuze cyane ko yavuze ko anamusabye imbabazi z'icyo cyaha wakoze wowe ba open urambura ikibazo utubwiye ngo statement yayo uko imeze kuko niyo ushaka gusaba imbabazi usaba imbabazi wemera n'icyaha ariko mu buryo bufatika ariko nk'ubu abarentu bari kureba iki kiganiro bakumva ko ibyo bintu byituyemo buryo nanjye nicyo namubashije nibyo nakomeje nyine mbasobanurira urumva we nari naramufashe nk'ubundi muvandimwe w'umuntu tugiye gusezerana urumva icyo kintu nawe bimeze gutyo nta n'ikibazo na kimwe uba ugomba kugera kuri uwo muntu we nyine yaraje nakubwiye ko yaje nsanga ameze ka boxer na isume gutyo hanyuma cy'umuntu mu cyumba cyawe umuntu araje ahise yitura mu cyumba cyangwa se n'usanzwe niho wamwakiriraga usanzwe yarazaga nimbara akantu shera muhaye pagashyira ku meza akambwira ati uwo munsi rero noneho n'umwihariko araje uri mu cyumba uraryamye akuguyeho ngo pa uwo munsi tubwira iyo shusho noneho wabyitwayemo gute we yaraje kumusura nyine twacirinze gutyo aza kurusiga hariya ku meza ararwibagirwa mwibutsa kandi kantu hari ikintu cyabayeho cy'uko uwo munsi mwari kubonana wamubwiye yuko mukuru wawe ari mu bitaro urabyibuka hanyuma yashaka gukomeza apushinga ko mwajyana kwa muganga gusura uwo mukuru wawe ukamubwira ko atari ngombwa ko mugera kwa muganga nimba koko uwo munsi utari ufite gahunda n'uwo mukobwa kubera icyo wamubwiye ko mukuru ari mu bitaro ukanga ko umuntu ajya kumusura numvaga ko atari ngombwa ko twajyana ku bitaro kuko n'ubundi ntabwo nari mfiteyo gutindayo iminota myinshi yari ukugenda nkamureba nkahita ngaruka numva ko wenda twaza guhura nyuma ariko tutajyanye mu bitaro ko ntago namazeyo n'iminota kuva ko se uri buhure n'abakobwa babiri icyarimwe kuko urumva ko ngo yaraje kandi ufite gahunda yo guhura na sheri wa nyuma yuko uva kwa muganga gusura mukuru wawe wari guhura nabo icyarimwe ese ubundi reka tube serious tuvugisha ukuri uriya mukobwa mwarinze mugera hariya mwigeze mubanza gukundanaho byibuze gatoya biri inyuma mu buryo bw'ibanga kugera aho bya bintu biba cyangwa se uri kutubwira ko ari ibintu byituyemo gutyo bikaza reka abasore b'iyi minsi munatendeka iyo yacu oya ntago dutendeka ariko nabonye nta bamuteye amabuye da bavuga uti n'abakobwa ari igihe muduhemukira ariko natwe abasore benshi ntituri mu iseke igoroye urumva ntago abasore dutendeka umukobwa nyine kubera ko nari naramufashe nk'aho ari bersere aho afatana nimero yanjye akajya nk'utu tumesaje twatundi nyine
yabi bisanzwe ngiye nabifataga nk'ibisanzwe ahubwo ukuntu yaje kunzaho gutyo narutse muri weekend na sheri nawe agahita aza ibyo bintu byamwe ibuka neza baretse gatoya ibuka neza ijambo uriya mukobwa yatubwiye ko hari igihe yabaga ari kuvugana guhamagara nimero yawe agasanga iri busy inyuma ariko waiting yamagana uriya mukobwa agasanga iri waiting bamwamara kuvugana umukobwa ahita yongera agahita amuhamagara nawe ugahita wongera ukamuhamagara ibyo bintu byarabaye mwajya kumuvugana nijoro igihe kinini twaravuganye mwabaga muvugana nk'ikize n'icyo gihe twari turi kuvugana nyine izo gahunda zo gupanga ubukwe bwanjye kubera iki wabishaka fiance wawe numvaga ko ari umuvandimwe ntagomba kujya kumubwira ibintu umuvandimwe ari kumbwira hanyuma tugahita twibaza rero mugeze kuri step umukobwa asanze muryamanye ndetse na nubwo mwiproteje ndabikoresha nk'uko yabikoresheje ati nsanga nta n'agakingirizo bakoresheje ari nacyo cyatumye mvuga ngo aho kugira ngo tuzanabana nzanire ibirwara umusore utabasha kuba yakirinda byibuza nci inyuma ariko ureba match live areba match live shawaretse iyo mikino numva aratse ati ngewe reka mbivemo ati byibuze amaburaburizo niyo nsanga yagize ako kenshi uko biri ugira icyo tubwiraho urumva nyine we byarabaye muraryamana usanga turi kumwe oya we yavuze ko yasanze mwaryamanye ndetse nta gakingirizo yaradufotoye oya nta mafoto twayatweretse ariko yarabivuze none sinumva usanga abantu baryamye uhita wemeza ko hari ikintu cyabaye none se ubwo n'umwana yararebye aravuga ati agakingirizo nubwo mwagakoresha bigiwe n'iki ibyo ari byo byose yasanze turyamye gutya ibyo ari byo byose hari ibyo wenda yabonye ku buriri reka tubigire clear nimba avuga uti nta nubwo biproteje ashobora kuba hari ubundi buryo ki hari ibyo yabonye hafi aho ngaho nk'umuntu wari umenyereye kuza muri urwo rugo kuko uti yasanze mwese mwambaye ubusa ari umukobwa ari umuhungu aho ngaho nawe nyine yarababeshye cyane ntabwo wasanga abantu baryamye ku buriri uhita wimagine ibyo bakoze n'ibyo bakoresheje n'ibyo batakoresheje nta video ufite nta mafoto ufite wabwirwa n'iki hanyuma rero uraba nk'aba bahungu ngo nta foto nta cyabaye akora amakosa kumva yuko kuba utarafashe video nta kuri ufite cyangwa se yabihakana kubera ko nta mafoto afite niyo mpamvu yisubihakana oya gusanga yasanze turyamye ibyo ndabyemera musabye n'imbabazi yego yanapfukama hasi y'uwo mukobwa gusaba imbabazi yego aranga atakamba mbwira mpamagara n'iwabo wabo ndababwira ati ngewe cyane n'icyo uko byagenze ndabasobanurira mbwira na mama we munyinyingira arankatira yanga koma imbabazi hanyuma ni ukuvuga ko mu magambo ntiyanumvishije neza ibyo yavuze none ushatse kuvuga yuko yakubeshyeye mutaryamanye n'uriya mukobwa oya iyo umuntu asanze muryamye ntabwo wabihakana kuko yadusanze mu buriri direct nyine ntabwo wabimwumvisha ngo abyemere murasaba imbabazi n'ubundi uramutse wemeye ko ikosa wakoze ukarisabira imbabazi hari icyo byabitwaye kandi naramusabye imbabazi warasabye n'ubu aracyazisaba none se wowe nimba wemera ko mwaryamanye n'uriya mukobwa uri kumusaba imbabazi ngo bigende bite kubera ko twari dufite gahunda y'ubukwe ntabwo ngiye nshaka gusenya ngiye gupanga gahunda y'ubukwe ngira ngo nubake ntabwo rero ngiye napanze ubukwe kugira ngo nsenye ndetse wapanga ubukwe ushaka gusenya upanga ubukwe kugira ngo wubake ugire famiye niyo mpamvu nakomeje kumusaba imbabazi na n'ubu ndamwandikira nansubize ntagusubize hanyuma ni ukuvuga ko we ibyo yakitekereje ko mwaryamanye byaba atari ukuri mu magambo yawe nibyo ndi kukubwira ndi kukubwira usanze abantu mbata njyewe turahangaha sibyo ngo nyirabyo atwere verisiyo ye ntabwo turi aho ngo tumushinje rero mukanya avuze gutya mukanya avuye ngo ni niyo mpamvu ndi gusaba imbabazi neza gusaba imbabazi si ibyo atakoze kukubwira usanze umukobwa n'umuhungu bari mu buriri kandi njyewe ntabwo nari nambaye kamemu ntabwo nari nambaye ntagusobanurira iki wabyumva yigucanga
ari kuvuga ngo wabyemeye nibyo cyangwa se ngewe it's misunderstanding naba numvishije nabi ngewe nakubwiye nk'umuntu muzima muri abantu bazima usanze umuhungu n'umukobwa batavukana bari ku buriri umwe hejuru ntago yambaye n'undi nawe hejuru yari yambaye yari yakuyemo kubera hari ku zuba asigarana agasutiye yasigaranye agasutiye isutiye mu cyumba cy'umusore utari musaza we ese bersere niba ari bersere yewe navuga mukavuga ngo ngumbata ngo mwine oya jewe ntabwo ibyo nera bivuze mbata nawe ushaka kunyemeza ibintu wowe uri gufata ibyo yababwiye nanjye ndi kukubwira ibyanjye nigute ufata ibintu yakubwiye wakumvise ngiye ibyo ndi kukubwira ese ndi Pierre tugaruka wenda mu by'ukuri nk'abantu b'abagabo twe kubeshyana umuntu si mushiki wawe uryamye umubiri wawe ntago ukora se ku buryo byibuze ushaka kuvayibinga ukahatwika kuri berse ibyo ndi kugusobanurira ariko ugerageza uvugisha ukuri usanze nyine abo bantu babiri bari ugerageza uvugisha ukuri usaba imbabazi wakeka iki ukeka ko nyine ibyo bintu byabaye none se turibaza ajya gukuramo hejuru wowe kuki utagize byibuze uwo mutima uvuga uti ese uyu mukobwa this is too much yari asanzwe aza muri salo none ageze mu cyumba ari gukuramo imyenda byibuze unamubaza uti uri mu biki ni ukuvuga ngo hari ku izuba ryinshi pe hari hashyushye hari izuba ryinshi akuramo agashati ko hejuru njyewe urumva n'ubundi nari ndyamye ntabwo nari nambaye afite eswime yonyine urumva ari ku zuba ryinshi urumva rero bose hari ku zuba hari nk'umukwa kangahe hari muri weekend sinababwiye ko hari muri weekend nta kuvuga muri komenti abantu baraza kwicagurira njyewe ntabwo nabona uko mbyanzura niba wakubwira uti njyewe nta cyabaye umufiyanza akubwira ati njyewe nasanze hari n'ibikorwa byahabereye kuri ubwo buriri bituma ntanamubabarira nta n'agakingirizo wakoresheje ubwo rero ubwo muri komenti bazicagurira nicyo cyonyine navuga yabwiwe n'iki ko nta gakingirizo gakoresheje byatyo byose hari ibindi bintu n'ubundi abagakoresha bagafata bagahita bakajugunya yari kubwirwa n'iki ko kakoreshejwe cyangwa katakoreshejwe kandi utarabikoze ibyo ndi kubabwira nababwiye ngo usanze abantu babiri bari mu buriri bumwe atari mama we atari papa we atari mushiki we gutyo wakeka iki ukeka ko ibyo bintu byabaye uri umuntu utekereza ukeka ko ibintu watse rero n'iziki suko yadusanze tumeze hanyuma urumva se ni icyaha nta cyaha kirimo ni icyaha gikomeye ahubwo wese kubera ko utigize amagana fiyanse wamubwira uti ndabona murumuna wawe aje hano kandi ndabona noneho aje mu buryo budasanzwe kandi yari iminota mike ndi kukubwira hashize iminota 20 mbona umuntu ni igitangaza ngo hari iminota mike none se wari ubwiwe n'iki se iminota ari bumara ari nzi ko wagiye guhita agenda ngiye kubona mbona padire yandi kutuderanje ubona isa aguma mbona direct ahubwo nkeka ko ari ibintu bari bapanze kubera iki uvuga ko ari muri rapanze akira mu telefone akira niyo nkubwira ko nkeka ko ari ibintu bari bapanze kugira ngo bagufate none se nimba bapanga kugira ngo bagufate ukeka ko yari abafitemo izihe nyungu kugira ngo bagufate kugira ngo akugushe muri icyo cyaha arabizi ko agukunda arabizi ko umuryango wamaze kubyakira ko mugiye gukora ubukwe urumva yari afitemo izihe nyungu zituma agushoshetaho murumuna we kugira ngo agufate yarakujyanye muri famiye mwaraguze ibintu ntekereza yuko wakwigisha telefone hirya tubabarira ni bya bindi nyine mbabwira inkundo zo muri iki gihe abantu bagera kuri finali batari kwizerana nkeka ko wenda atari amfitiye icyizere nicyo kintu ngiye nahise nkeka hanyuma se tuvugishe ukuri reka tuve noneho mu marangamutima cyangwa se uko byumva cyangwa uko mbyumva uragiye kwa Benita usanze Benita ari mu cyumba n'umusore yakuyemo hejuru umusore we wenda yambaye eswime na box ari wowe ubasanze bameze gutyo kuri wowe njye nkunda kubwira abantu ngo kugira ngo wumve ko icyo kintu gishobora kukubabaza gifata ukishyireho uvuge ngo ese bibaye ari njye bibayeho ibi bintu nabyakira gute iyo ari wowe uza gusanga Benita bimeze gutyo
urumva nyine ni bya bindi naherekare mbasobanurira tubwize ukuri wari kubyakirwa tuvuga ngo ni ibisanzwe kubera ko ari oya nyine ndamwumva ntago ari ibintu bisanzwe nk'umuntu wenda mufitanye na gahunda yo kubana urumva ibyo ni ibintu bikomeye niyo mpamvu nanjye ndamwumva cyane nayo mpamvu nateye n'intambwe nkamusaba imbabazi n'ubu nkaba nkimusaba imbabazi hanyuma rero abasanze aho ahise yikubita aragenda nyuma yaho tubwire wakoze ikirori nyuma yaho nyine urumva ni imiserero na wa mukobwa nawe twahise dushwana nawe turashwana saba imbabazi biranga birananirana kugeza na n'ubu ngubu ntabwo ashaka kunyitaba ntabwo ashaka kwitaba kuva icyo gihe none icyo wakoze wahise umuhamagara cyangwa se wararindiriye acishamo ikindi gihe ubona kumuhamagara byagenze gute tubwire araje asanze icyo gikorwa mukirimo nka wa muntu mufitanye ubukwe icyakurikiyeho ni iki kuri wowe byibuze kujya wereke wa mukobwa kuri kwicuza yewe ikintu nakoze yego ikintu nakoze ubwo yahise agenda ibyo bikimara kuba yego nanjye ubwo direkte yahise mukurikira wahisemo kubaho yahise mukurikira wahise umukurikira ugeze iwabo nsanga yararize ararira cyane imiserero n'iwabo musaba imbabazi ndanapfukama hasi imbere ya mama we arambwira ati ntabwo ashaka kumbona arambwira ati ntabwo nshaka kuzongera kukubona mu buzima bwanjye arambwira se gute waretse nkagusobanura arambwira ati nta n'ikintu ushaka kumva cyane nta busobanuro bwawe nkeneye nabwo uransobanura iki ko ibyo nabonye nabibonye numva nyine nanjye nakozwe n'isoni reka tugaruke wenda nk'abavandimwe turi kuganira kandi turashaka kubaka no kukubaka kugira ngo wongere usubire mu rugo rwawe kuko urumva ruba rwamaze kuba urugo mu by'ukuri utekereje neza ukareba Benita ugafata ibyo atekereza ugafata nawe n'ibyabaye ntuzi ukuri buri ukuri ni ukwa nyiraho ibyo bintu byarabaye ntibyabaye yego sibyo byarabaye cyane ntibyabaye yego none se iyo usaba imbabazi wumva ari ikihe kintu cyatuma akwizera yuko ubutaha utazongera gukora ibintu nk'ibyo kuko hari ikintu kiba sinkubeshye cyane yo ku gitsina gore ni ukuvuga ngo wajya baca umugani ngo icyizere iyo cyamaze gutakara ni nk'ikirahure cyamenetse ikirahure iyo cyamenetse ntiwagiteranya ngo bikunde at the same time n'icyizere rero hari iyo cyamaze gutakara hari ukuntu umuntu avuga ngo n'ubundi nzi ko ari bya bindi rimwe na rimwe rero ugasanga no kwicuza kwawe arabona n'ubundi ntacyahindutse kuri wowe rusange icyo nabonyemo cyo n'ubundi nabonaga ibyo bikimara kuba akahita aza nyuma y'iyo minota nabonye ko n'ubundi nta cyizere ngirira kuko naramusobanuriye bihagije mwandikira mesaje atangira no kujya ubungubu telefone yanjye yarayiburotse nta nubwo muhamagara ngo bikunde ndandika kuri za Instagram nawe nta kunsubiza ahantu hose naragerageje none se wumva we ku bwawe iyo ushyize mu gaciro ubona nk'ikintu wamukora kugira ngo yongere kugarura icyizere ari iki wowe ku bwawe ku giti cyawe kugira ngo nawe akugarurire icyizere kandi nta kindi kibazo kiri inyuma yabyo ubona ari iki wakora ubona ari iki uzakora nanjye ahubwo mungire inama nanjye icyo kintu nakora nese ko nta kintu ntakoze ko nanagiye n'iwabo nkavugana na mama we bavandimwe be munyingingire mu musabira imbabazi arabyanga byose naragerageje imbaraga zawe zagarukiye wabonye ko nta kintu na kimwe utigeze ukora ariko iki wicuza kuri uyu munsi Pierre ndamwumva anameze kuriya ntago najya ngo nigire wenda ngo umuntu mutagatifu ndamwumva cyane ndamwumva cyane pe nanjye nkuko wambaje ari njyewe nanjye nyine iyo situation ndi kubivuga ari amagambo atatu watubwiye ujya kuza gutanga ikiganiro utubwira ngo yakoresheje ataragushimishije ku bijyanye n'ikiganiro cya mbere yatanze ayo magambo ni ayahe tubwire ibaze umuntu yifate avuge ngo
ngo asanze ngo imbwa ziri kundya ngo yanshyira inyama ku mutwe. Ibyo bintu byankoze mu mutwe birambabaza cyane, nicuza ahubwo n'impamvu ndi gukomeza musaba imbabazi. Arongera avuga ngo kajye mu kuzimu. Urumva yanshyinguye ntapfuye mpari. None so ubwo uwo muntu gutyo utekereza ibyo bintu mwari mufitanye umushinga wo kubana, urumva we wabifata gute? Hanyuma ariko urumva umujinya ukoresha byinshi. Umujinya ariko ntabwo umujinya bivuga ko wavuga amagambo nk'ayo ku muntu mwari mwaramaze gupanga gahunda yose mugiye kubana. Gusa njye ayo magambo nayamuvugaho, njye nta kintu kibi mwifuriza. Ndamwifuriza ibyiza, ndacyanamukundana n'ubu, ahubwo namwe muzabimfashemo kuko njye yarananiye. Yarananiye pe. Hanyuma kugeza kuri uyu munsi navuga hari ikimenyetso yakoze, sinzi ushobora arakibonye, aho wari kuvuga karati nahise mbona ko byarangiye uriya mukobwa, noneho no kuminginga ndumva aho bigeze narushye, aho yataye impeta fiançaye. Dore n'ikimenyetso cyerekana ko njye nawe byanarangiye, nabona n'iki kiganiro azabibone. Aye link ndumirwa, ntekereza yuko nshobora kuba nibeshye atari we. Biriya bintu yakoze byankozeho cyane, mara nk'iminsi nk'itatu nifungiranye mu nzu, uvuga ati gute umuntu ngewe nari mfiteho plan ndende y'igihe kirekire akora ibintu nk'ibi, na n'ubu ngo biracyandi mu mutwe. Gusa arakara nabi pe, arakara nabi. Kurakara si wamara ibyumweru bibiri usaba umuntu imbabazi, umusobanura buri munsi. Namutumye inshuti ze zose tuziranye, arababwira ati ahubwo uriya muntu nimba mukiri kumwe muramenye. Hanyuma hari icyo yavuze ko iwanyu nabo bisa n'ibyabatunguye, ndetse batari bazi yuko ibyo bintu byabaho, ko ushobora kumuhemukira bitewe n'uko babonaga urukundo rwanyu rumeze. Ko umuryango wawe ukubwira iki kugeza kuri uyu munsi noneho? Urumva umuryango aba ari ababyeyi bakuru, kandi ababyeyi twari naramaze kugera iwabo, nawe yarageze iwacu. Byarabatunguye, na n'ubu ngubu nabo ntabwo barabyumva. Ari kumbwira ati ubundi biriya bintu twumva nibyo cyangwa ntabwo ari mwebwe. Nabo barumiwe, bari kumbaza ati se bimeze bite? Hanyuma we ntiwabasobanurira icyabaye hagati aho, kuko we ibyo aribyo byose mu kiganiro yavuze ko we umuryango we yamaze kuwusobanurira ibyabaye, nubwo atababwiye. Niba nibuka neza uwabimukoreye, kuko nawe yumvishe byamurenze. Yewe narabasobanuriye, mbabwira nyine situation, mbereka n'amafoto y'uwo mukobwa, kuko mu rugo ntabwo bo bari bamuzi. Babwira ko nari nzi ko bavukana, ariko yaje asanga turi kumwe aho ngaho. Bambwira ati turi gupanga gahunda z'ubukwe, ashaka kubimfashamo mu rugo, na n'ubu ngubu nabo ntabwo baranyumva. None se tukibaza, ubona uwo mukobwa we yari nk'ingati gahunda ye kuri wowe cyangwa se kuri couple yanyu yari yihe noneho kugeza kuri uyu munsi? Wowe ubona uwo mukobwa yarabikoreye iki, uwo mutwini we, kugira ngo abatandukanye? Njye niko nabyita, kuko ari umuntu w'inshuti ntabwo yakora ibyo bintu. Icyo nabonye cyo uwo mukobwa nabonye yasaga n'umuntu n'ubundi ufite irari muri we. Nabonye afite irari ryinshi uwo mukobwa. Nawe irari rye ubimubaramo? Nawe urabikoresha? Nawe rwose uraprofita uti irari ndaje mbikoreshe akazi. Nta kazi. Akazi se kara nta kazi katumye nsenya. Akazi katumye nsenya. Hari ikintu ushinja fiancé wawe wavuze ngo ndebye neza nsanga ashobora kuba yari yaramutumiye, sibyo? Kandi muri iyo myaka yose wibuke ko ari umuntu biganye, mwakundanye ahari. Kubera iki wahise ujajinga fiancé wawe yuko abifitemo uruhare kuba yarasambanye n'uriya mukobwa mu byo avuga, kugira ngo mutandukane, kandi umukobwa ari yaramaze kwitegura, yaraguze ibintu byose? Ukuvuga ngo buriya mu buzima bwacu ibyo wapanze ntabwo ari byo ubona. Buri gihe cyose abantu bapanga si byo babona. Njye napanze gahunda n'umukunzi wanjye, turabipanga, finali hazamo uwo mukobwa. Nanjye sinzi gahunda yatumye aza mu rukundo rwacu. Tukana ku musozo nagira ngo wenda uduhe amarangamutima yawe
noneho ariko bivuge nk'ubwira abandi bantu nanone bashobora kuba bahura n'ikibazo kimeze nk'icyawe. Kugeza ubu ngubu ufite inshuti zawe z'abantu wari waratumiye warababwiye ko ugiye kurongora, hari ku kazi aho ukora, hari abavandimwe, bazi ko umuvandimwe bagiye kurongora, ariko ubu ngubu bikaba byarahagaze. Kugeza ubu ngubu urabona ni Benita ahombye cyane, ni wowe. Ese abavandimwe nimwongera kuganira ngo ko n'abantu bahurira mu kabari basangira icupa uzababwira iki? Ntabwo navuga ngo ni njye wahombye cyane cyane Benita, reka ko twese twarahombye kuko twari dufite gahunda twese yo kubaka umuryango. Urabona turi no kugenda dukura, twafashe gahunda yo kubaka umuryango ariko birangira umuryango usenyutse. Gusa n'inama nagira abajene nyine bari mu bintu byo gupanga ingo ukuntu babana ni ukwitwararika, bakirinda utuntu twa hato na hato kuko uba wamaze gufata umwanzuro. Ugiye gufata impeta ukayiha umuntu buriya ni nk'aho wavuze ati ngiye ndabyemeye, ibintu byose byo ku ruhande ukabireka. Wamaze kwifunga niko babyita, wifunze ahubwo ikingo niwe babiretse. Njye niyo cyo kintu njya abantu wikihutira kujya mu rugo, abanza wirira isi ukore amafuti yose ushaka kuko nindi step iri kandi ikomeye. Igihe urumva rwose utaraba ready byihorere, nicyo kintu nge numvamo. Kuko nawe arakubwira Benita ati njyewe natekereje ese iyo turamuka tubanye yari kujya akora ibingana iki, niba nabibanye muri fiançailles bituma noneho njyewe ibintu mbivamo hakiri kare. Ariko nawe wenda ndamwumva cyane pe, gusa nawe hari ibindi yagiye nkare amagambo nababwiye yavuze nanjye yahise atuma ntekereza ibintu byinshi. Nyine urumva waravuga ngo iyo turamuka tubanye ibyo nari gukora, none ngeyo turamuka tubanye nari amagambo yavuze ngo yo kunkingura ngo yo gufata ngo inyama muri make uricuza ko noneho nawe hari ibyo wamenye kuri we ukavuga ngo kuba narabimenye yaranutse utya deka nanjye mpite mbivamo burundu. Ngenda cyamukunda ariko bacyamukunda gira message umuha kabizi azari bakino kiganiro. Ubundi reka wenda ugira ijambo runaka ni message ya message hanyuma Gasara dusoreze. Abizi ko ngukunda nubwo hajemo kari akantu nagusabye imbabazi urabyanga, gusa ngenda cyagukunda. Nimba ufite umutima wa kimuntu nkuko nawe ukweretse nawe wari warawunyeretse gusakazamo akantu, wambabarira ngusaba imbabazi. Hanyuma uriya mukobwa nawe twibaze noneho tumva nta kintu twamubajije, umubano we nawe kuri uyu munsi niwe wabasenyeye umeze gute, uhagaze gute? Ushobora abahungu burya ntibapfa kurekura, ashobora kuba byaragenze kuriya ariko na n'uyu munsi bigasa no bakikururanaho kandi abizi neza ko yaragiye kubangiriza umuryango. Uriya mukobwa icyo navuga yakomeje nyine kumumuriza ambwira ati arajyana hatwika. Ariko umukobwa yari yarabipanze ibintu byo gushwanisha no kuprepe ikigaragara. Ariko uziko muri ino minsi turi mu minsi ya nyuma, turi mu kinyejana cya 23. Uziko ubu uri gupanga kugura imodoka undi nari gupanga abantu bazayigonga. Oya nibyo nukuri uri gupanga nibyo nimba umuntu agiye sibyo mbata ariko utanga ingero ikansetsa. Nimba umuntu agiye sibyo agiye kurongora yari twini wawe, wowe urabita uvuga ngo uyu muntu aragiye aransize, niho ryashyari rihera ugasanga arabaroza abandi ugasanga arabagize iki, nyine ibyo byose bibaho. Niyo mpamvu rero wa mugani muri comment nabonye benshi bavuga ati mwa bakobwa mwe natwe byatubayeho, ngira ngo arabibonye benshi bavuga ngo nanjye byambayeho. Umwanzuro bafata umukobwa ufite boyfriend mukomera ku kiryo cyawe rwose, umukomereho ibintu byo kumwereka abantu gutya na gutya reka niyo mwanzuro niyo gahunda. Ni ukuri pe, komera ku biryo byawe ubitinde kuko ubundi abakobwa baratwika icyo nzico baraza kwabamaraho. ukomeje kumumuriza ambwira ati sorry naraguhemukiye, gusa nanjye ntibyanturutseho naje nk'uko nari nsanzwe nza. Ngeze aho nawe mbonye akomeje kunzana muri izo mudu kandi ngiye mfite stress yo gukomeza nyina nyandikira ambwira ati sorry bizagenda neza
muziyunga kandi nawe bahise batandukana. Ni nabwo namenye ko nta n'ikintu bapfana, ahubwo ngo bari bariganye muri segonderi, ubwo nabimenye uwo munsi. abantu muri komenti mugene muduha ejo bundi yicaye insoma zene komenti zimaze kugera muri magana ngahe, nicaye ndazireba zose nsanga abantu benshi bafite ibikomere bijyanye n'urukundo, kandi noneho byinshi bigenda biva mu kwizera abantu. Nasaba rero ngiye ku bwanjye uko mbyumva, mbere yo kujya kwizera umuntu banza urebe ingaruka zizava nyuma y'icyo cyizere wamuhaye, kuzabasha kuzihangarira ubone kubijyamo. Nibyo ariko unamenye ngo uyu ni igitsina gore, ni igitsina gabo. Ese abo bantu bakururukanaho umunsi ku wundi bishingiye kuki? Inshuti busanzwe. Reka nanone tujye tuvugisha kuri Sandrine, ni gute umuntu yabasha kwambutsa ihene n'ubwatsi, kandi muri iyo minsi ubwatsi bwararakaye busiga burya ihene nabwo batareka icyo bakubwira icyiza sibyo byibuze Pierre, icyiza afite umutima wo kwicuza sibyo, ntabwo nanone twamurimiraho itaka nubwo avuga ngo byarabaye, ariko urumva na n'uyu munsi avuga still ndacyafite uwo mutima wo kwicuza, ndacyasaba imbabazi. Yarahatwiterwa Pierre sibyo. Rero icyo navuga Benita niyicara akabona ko mu makosa 20 yakoze b'amakosa 5 amubabarije, avuga uti nimba naramufashe reka nizere ko nitubana bitazongera, reka none aricuza agahinduka sibyo. Natekereza yuko byaba byiza kurushaho kuko wari waramaze kwitegura nawe cyane. Gusa urumva nyine ni ibihombo gusa, famiye, imiryango hari ukuntu bahita bagufata bati wa mutipe ntabwo ari seriye, naratumiye abantu baranatwerereye n'iki, hari n'ibyo nagiye muhangagure, depanse nyinshi, urumva nyine ni igihombo. Gusa nyine mu buzima uko biba bimeze nta kindi warenzaho. Ni icyo uri kwicuza uyu munsi, cyangwa se wagiraho inama abasore? Tunasoza noneho nta bindi bibazo babaza. Icyo ndi kwicuza nyine ni ukuntu nari narikundiye umuntu nkaba nyine amakosa yose kugira ngo ibyo nari narapanze bikaba ari njye biturukaho. Iki kintu rwose ndi kucyicuza cyane pe. N'ubu ngubu ntabwo ndabyakira neza ko Benita tutakiri kumwe, ko ndamuhamagara ntanyitaba, ruka nkakoresha n'indi telefoni y'undi muntu yakumva ari njye ngahita kupa. Umva nyine nagahinda kenshi. Gusa nikiye wabwira abasore, hari abasore hanze hano batwika nawe agakunda Sandra, agakunda Diana, agakunda runaka, akumva ko ubwo ari bwo buzima bwo gutendeka abakobwa, agakunda inzobe, igikara, mbese abakobwa bose bwoko bwose. icyo nabwira abasore ntago nuko abo basore bakiri muri ibyo nta gahunda baba bafite. Umuntu iyo afite gahunda agomba kuvuga ati nimba ari Sandra niwe paka intego mwihaye muyigeze. Ibintu byo kugenda ufata kuri ubu ngubu umuntu wemerewe gutendeka wenyine ni umushoferi wa Zonda, ukabashyiramo n'umwe muri 5,000 bikakunda. Shauri mbata koko. Ntabwo urakoze cyane.